amakuru menshi cyane ko ikipe iri no kwitegura match ikomeye cyane ku munsi w'ejo bazakina muri ikipe ya Police Football Club saa 9, ariko iyi reyo iravugwamo kwegura kw'abakozi bayo babakozi rwose bayo bo mu biro mu buryo butari kumvikanwaho n'ubuyobozi bw'iyi kipe. Ku munsi wa kabiri nibwo wari umuvugizi w'ikipe communication officer yitwa Ngabo Robeni yanditse avuga ko rwose inshingano ze yarafite zo gufasha Rayon Sport haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bijyanye na communication, rwose izo nshingano azifashe hasi atakira umuvugizi. Ku munsi w'ejo nibwo rwose byire bivugwa, ariko hari hatayiwe uwitwa Ishimwe Prince. Uyu rero yari security officer w'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero uyu murabizi ko ari nawe wandikishijwe muri kafu yamaze guhagarikwa kuri uwo mwanya we, yarahagaritswe rwose nubwo yeguye yarahagaritswe. Uyu yacungaga umutekano kuri match za Rayon yakiriye, ubwo nyine byose niwe byabaga biri mu biganza. Ariko kandi uwitwaga nka CEO wafatwaga nka CEO Liliane nawe ku munsi w'ejo nibwo yabahaye ibaruwa yo kwegura kuri iyo mirimo. Ibyo byose rero bikatujyana ku kintu cyo kuvuga ngo Rayon Sport ko twe tumaze iminsi tubona harimo umwuka mwiza, barasinye amasezerano rwose yazirambiranye twagarutseho ni kampani ya Jayrot, ibintu byari bimaze kujya ku murongo muri championnat, bari bamaze gutsinda umukino. Bigenza bita kugira ngo byongere gusa naho hazamo uruntu muri ikipe ya Rayon Sport Ligan. Iyi Rayon ngira ngo mu biganiro tumaze iminsi dukora mu minsi ishize rwose nko mu byumweru bibiri, inkuru twakoraga zabaga ari inkuru zubaka bariyo, za nkuru bari bishimira bafana b'ikipe ya Rayon Sport, za nkuru zibaganisha ku kintu cyo kuvuga ngo bagarutse. Ariko twongeye kubonamo uruntu antayita sambaratika kandi yeah, what went wrong? Uze kunyibutsa ariko tuze kuha abantu za ndani za 11 bazabanzamo kuri polisi, nizo Rayon Sport izakina na polisi. Reka tuanze tunyire nk'iminota 20 muri ibibazo biri muri reyo gato, hanyuma tubone kuzaniye muri team news bategura match ya polisi, abakinnyi bahari n'impamvu umutoza azakora impinduka zimwe na zimwe turi baganirize. Muze tuganire neza, reka tubanze tubafashe kumva ibi bintu neza, tubisasire mbere yo kubiganira. Ntabwo tuyobora ama ekipe, nta nubwo tubuza ama ekipe gufata ibyemezo ku bakozi bayo, nta no dutegeka gukora inshingano mu buryo tubishakamo, kuko si twe tubigena. Niyo mpamvu ari bo bayobozi, twebwe twaba turi abanyamakuru. Ariko aho dushobora kujya inama mu bitekerezo byacu ku giti cyacu turabikora, nta muntu tugamije gukomeretsa cyangwa gusesereza, twifuza ko amakosa yabaye yakosorwa mu maguru mashya, hanyuma ibintu bikajya ku murongo. Mu yandi magambo, ku neza ya Rayon Sport. Nta muntu tugamije. Nabonye ari ibintu by'amatake cyane ku maradiyo, abantu batakana, abantu basubizanya. Ibyo twe nk'uko mubizi hano turabirenze, kiri hejuru y'ibyo, kiranazira hano. N'ababidushoraho badufashije babireka kuko biratugora kubasubiza, ariko iyo bibaye ngombwa nyine habaye kurengera, ushobora nko kunyuzaho umwana akanyafu kugira ngo umusubize mu mwanya we iyo bikabije. Ariko nta muntu tuba dushaka rwose twebwe, ibyo abandi babikora ahandi, ariko kuri twe ntabwo ari ngombwa. Niyo mpamvu nibyo tugiye kuganira, ni amakuru adafite uruhande abogamiyeho. Turababwira ibintu byose uko byagenze ku mpande zose, nta ruhande tubogamiyeho. Therefore, ibintu nabonye byo gusubiza rero abantu bumva amaradiyo bakaza gusubiza, uzatuvugaho tuzamusubiza tumushyire mu mwanya umukwiye. Icyo tukirangije, tubanze gusaba ko hatagira umuntu n'umwe utuzana muri ayo matiku, ariko uzabikora n'abayobozi bacu barabizi, azaba dushojeho intambara, tuzidefanda neza mu buryo bukwiye. Ibyo turabirangije. Iva muri Rayon Sport rya Ngabo riri mu bice bitatu mbere ko tujya kurya Liliane.
iva muri Rayon Sport rya Ngabo. Ubwa mbere Ngabo nk'umuntu warushinzwe PR cyangwa warushinzwe ibijyanye n'ubuvugizi bwa ekipe, yari umuvugizi akaba anakoresha imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport. Iri mu bice bitatu. Igice cya mbere gishingiye ku kuba Ngabo igihe yari muri ako kazi bamushinja ko yashyigikiye uwari perezida wa Rayon Sport Tade. Hanyuma Tade igihe yavuyeho twe twatekereje ko haje abantu navuga ngo RGB yarebye bari netre, if I may say, nacyo cyifuzwa ko hari impande ebyiri twese turabizi Samir, hari uruhande rwa Muvunyi hari n'uruhande rwa Tadeyo. Ngabo ni inshuti yanjye magara, ntekereza ko muri media ntabwo ari ukwikina, nshobora kuba ndi mu bantu babiri cyangwa batatu bari close kurusha abandi, ariko abantu byumve neza ko ibyo ugiye kuvuga ntabwo ari ukwikina, ntaho bihuriye. Yego, niyo mpamvu naho harimo ibyo bamushinja mbivuga nyine nawe, kuko ibyinshi twagiye tunabiganirana mbere yuko binaba, akambwira akangisha inama akampamagara, dukunda kwitana ngo surubu, ariko yari ibintu biriseye ampamagara ambwira ngo grand frère ngo ufite umwanya se tuganire, uri mu rugo uri wenyine, nkambwira tuganire, nta kintu cyabaye ntazi. Ngabo rero baramubwiye bati mu gihe twe twatekereza ko uruhande ruje rwa bamurenza ruri netre, Ngabo yumvaga ibyo yakoze byo kudefanda Tadeyo yabikoraga nk'uko umuvugizi wese agomba kubikorera institution akorera agendeye ku mirongo yahawe n'umuvugizi we. Iyo bagiye kuvuga ku mwumwe mu bavugizi abantu bakunze guseka cyane, urakoze cyane, niyo bakunda kuvuga yajyaga bati Baghdad turayifite, bayumurasi inyuma ati Baghdad avuga ati amahoro ibintu bimeze neza. Nawe Ngabo uwari umuyobozi we wemewe ni Tadeyo. Yego, ibyo yamubwiraga kuvuga yarabivugaga mu buryo busanzwe, nta kibazo kirimo, nta nubwo byari guteza n'ikibazo wenda mu gihe we yatekerezaga yuko ari gukora akazi umuyobozi we nyine umuyobora yamuhaye. Ni nako binagenda ku bavugizi bose. Ibyo Ngabo arabikora. Uruhande rwaje rero rwaje Samir ruvuga ko ngo yarari mu cyo bita ingamba z'ubwirinzi, ijambo rikoreshwa nabi kubera yuko ingamba z'ubwirinzi tuzi ko rikoreshwa mu gihugu cyacu kandi ni byiza. Abarikoresha mwazarireka mwaretera parole hakiri kare, ibyo ni ibintu mukina nabyo mushobora kuzasobanura. Ese batekereza ko Ngabo yari bugiye ku ruhande rutandukanye n'urwo perezida ahari kandi akiyobora? Ni umuntu wese ufite ubwenge yabyumva. Perezida wanjye ni Tadeyo, yamaye ibyo kuko Ngabo ntavuga ibyo yibwiye, Ngabo ahabwa ibintu na perezida we. Urugero rwose njye n'umuvugizi wa Kigali Universe, nibaga yarambwiye ngo iyi gahunda turayikora gutya, ntacyo ndenzaho, wowe ushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo abavugizi message kwa ikibuzi ukora ari uko wize PR ukayishyira mu buryo ugomba gutanga, wenda wanamugira n'inama ukamwira ati boss twabigoreye gutya, ariko usohora ibyo mwemeranya. Ngabo rero higenderaga mu murongo wa Tadeyo kuko ni perezida we. Ngabo abantu baje aravuga ati okay, ntabandi tuzakorana kubera yuko njye nari ndi mu kazi n'abantu bakora arabyumva, nabo nzabayoboka. Ni nacyo kintu Tadeyo yamubwiye kuri telefone bwa mbere kiva ku buyobozi. Ngabo yarabibonye aramuhamagaye, se perezida koko mbona bambwira yuko mwavuyeho biri kuvugwa nibyo, kugira ngo amenye what to report to. Tadeyo aramubwira ati navuyeho kandi abo bantu uzabayoboka nkuko nayobotse Jean Fidel, nkuko nayobotse Sadat, nkuko nanjye wanyobotse. Imyaka 6 yaciyemo abayobozi benshi. Umwana muto w'umusore ayumva bazakorana. Ikibazo cyaje kuba ikihe rero? Icyo ni icyambere, kuza hari yo bias yo kuvuga ngo ari ku ruhande rwa Tadeyo ngo none abantu baje ngo naho ku ruhande rwa Muvunyi. Okay, ibyo ni bias ya mbere yari ihari. Ako ndamubwira Ngabo ibyo ntabwo bigomba kuba stress, ni ibintu bisanzwe, muzaganira umubwiza ukuri mugende nari ndi mu kazi, ntabwo sinkwanga, nta hantu duhuriye, nta kintu twapfa, nta na kimwe. Baraganira. Bwa kabiri bukeye mu gitondo hari ibintu byo kugurisha Rishari, sibyo? Rishari ajya kugurishwa. Yego, Ngabo ubwanjye yamamagaye ndi kwinywera agasupu
hano imbere ya BK Arena twatuntu nk'utwa hanta nawe yamamagaye tugiye muri stade ndamubwira ni njyewe nahageze kare ndi kwinywera ahantu tujya tunywa agasupu k'intara ntabwo nari nakujyanayo agasupu ka mushroom kameze neza uzamujyane kwa gatandatu uzanjyane ntabwo wazana imbere ya BK Arena ni hazima cyane atangiye kujya yongeramo utuntu aho hantu rero utuntu twisambuza nawe nyine niko kuganira Samiri urankora muri mudo Samiri urankora mu murongo ubyihutemo tuvuga byose mu kanya noneho ngaba arampamagara Rugaju bimeze bite ni sawa uri yese tamubwira nanjye reka ninjire muri zari ya kote mfate itike yanjye noneho nze twinjire ya matike baba batanze ku banyamakuru yo kwinjira kuri matike yaragiye kuri Efraim Kayiranga bakorana ngabo yinjira zari ya kote nini yinjira mu muryango utari uwo Efraim ari dusanze muri zari ya kote ndabyibuka wari urimo ngeze amahirwe nanjye burarega meze nka ngabo ntabwo nzi main gate ni ya zari ya main gate ni iragoye yatugezeho rwose main gate ni hano ruguru kuri Petit Stade ni hano hepfo za RBC ni noneho mutaramu mu kwinjira abakubitanye na Richard yishimiye umukinnyi wo hagati wa Rege Richard yarakaye ngabati we mukinnyi wa fake urangaho ukora iki ngo niko bitana ngo muri mu nzovu ibyo nkubwira ngo babimbwiye uwo munsi ewana aragenda arababara aravuga ati njyewe ikipe yanguze amafaranga ndi kwihereza aya ngaya yayanze gutyo ari ibintu by'amafaranga ngabo atanga igitekerezo kuri radio nk'umunyamakuru aravuga ati niba ari shari bashaka kumugura miliyoni 50 ari gushaka gusigira ikipe miliyoni 20 nk'izo yaguzwe tibamureka akagenda ko asigaje amezi 6 niba mugumana azagendera ubu icyo batumvikanaga muri kontra Richard ivuga ko agomba gusiga 25 by'idolari mu gihe yaba ashaka kugenda yego rero bavuga ati urabona n'abakiniye igihe kinini hasigaye amezi 6 muri senkane bari kumva rikambayemo 15 nigendere zirenga miliyoni 20 n'utundi urumva nguzuza ngo 25 nizo zanditse mu masezerano abatirika ngo umahangaha nzagendera ubuntu umva rero ahandi havuye ikosa ngabo ibyo Richard yamubwiye ngabo aravuga ati Richard niba ashaka gutanga 15 by'amadolari nka miliyoni 20 zirengaho gatoya atese ikipe ntiyayafata umwe mu bantu muri rero abaramuhamagaye atese kuvuga kwashaka gutanga 15 by'amadolari kandi tw'ubuyobozi bwatubwiye ko mu biganiro bwagiranye na Richard buvuga ko ngo Richard ashaka kuduha 10 bya 5 bigiye hehe mu kabazo ngabo ahise ahamagazwa rero bati niko ujya kuvuga ibintu byo mu ikipe gute kandi ntigeze agera kuri ameza y'ibiganiro ni Richard bamwihereye amakuru nk'umunyamakuru abarabivuze icyo kiba kimuteranyije n'ubuyobozi ngabo karigeze gutanga ikindi gitekerezo kuri Serumogo mukoresha inyunabwenge abanyarwandakazi Serumogo ni umukinnyi wavuye muri Rebe agendeye ubuntu yego ngo bashesha amasezerano yego Iberi nyamara Chabarara tuzi ukuze kumuruta Chabarara yaguzwe amafaranga miliyoni zingahe 22 agiye muri Sudani nkibaza ni gute mu masaha 48 umukinnyi yasesa amasezerano mu ikipe nka Rayon Sport yabanzagamo kuri match za APR n'izindi ugaseza amasezerano y'umukinnyi nka Serumogo w'umunyarwanda mu masaha 72 ari imbere agahita agendera ubuntu icyo gihe yaravuye mu kibuga bakina na Al Hilal bari bakinnye na Al Hilal muri stade ntabwo bari baraye barakinnye match irarangira tumubona ku kibuga cy'indege kuri uwo mugoroba icyo kintu rero ngabo yari yagitanze igitekerezo babimugaye ko agiye gusesa amasezerano ngabo bari bati ntabwo bishoboka dufite abakinnyi b'Abanyarwanda muri kuvuga ko mugiye kujya ku isoko kugura abandi bakinaga Celeste tuzuye aravuga ati hari ntituri kugira 18 buzuye kuri fede match muri kuvuga ko mugiye kugura abandi ba defenseur ni gute mushobora kurekura umukinnyi w'umunyarwanda at least yaba umubenche niyo umuntu adashoboye ariko niwasesa kontra y'umukinnyi ufite agaciro nka ka Serumogo kumbe ngabo mu gutanga icyo gitekerezo yabihaye umuyobozi ku ruhande ararenga abivugira no kuri radio baturimo raduteza abafana uri kumvikanisha ko gusesa amasezerano kwa Serumogo atari ngombwa nyamara hari campaign ahandi zivuga ko agomba gusesa amasezerano logique yihishe inyuma ari kugira ngo asese amasezerano babone uko bamutanga byitwa ko ari ku buntu mbisubiremo byitwa ko ari ku buntu ntabwo byari ubuntu byitwa ko ari ku buntu yaguzwa ngahe se umwe mu banyamakuru ba hano mu gihugu bakomeye ntari buvuge ukorera kuri imwe kuri radio ziri hano mu Kabuga ushakire mu Kabuga ka Nyarutarama mu banyamakuru baho ikiza hari benshi ntabwo ari nyinshi yivuganiye na SG ikipe Serumogo yagiyemo Serumogo yarishyuwe
ibyo birazwi birahari. Wabwira ira kipe yishyureyo Seri Mugo yatanzweho amafaranga yarishyuwe angahe 10,000. hanyuma ikintu cyo kikubwira ngo rero yashashe amasezerano nicyo kugira ngo ayo mafaranga atitwa ko yinjiye muri ekipe kubera iki kuko umukinnyi yari yashashe amasezerano yagiye for free. Sinzi niba uri kumva ubwenge aho buri. Niba Elimerick yarishyera yo nisishiye kuri konti zawe. Ariko se wowe koresha ubwenge. Chabara yagurwa miliyoni 22 gute ugasesa amasezerano y'umukinnyi mu masaha 72 akaba agiye mu yindi kipe. Ubwo se niba utabyumva. Ibyo n'umwana w'igitamba mbugana byumva. Ibyo ngabo ntabivuzeho bibaye impamvu ya kabiri. Y'amafaranga nabyo biteje ikibazo. Icyabaye ikibazo cya gatatu rero. Cyabaye noneho koze isoza ibintu byose. Batari kubundi akora te kuri radio karabaye kumbe ngabo amasezerano ye na Rayon Sport koko ntabwo amwemerera gukora kuri radio aho nibyo basubiye mu masezerano basanga aho nibyo ntabwo muri kontra ya ngabo ntabwo handitse ko azakora kandi kazi ko kumunyamakuru aho nibyo bivuga ngo icyo bamukubitishije nitegeko ariko riturutse kuri ibyo bibiri navuze mbere. Umva rero icyabaye ngabo arabwira ati kuba ndi umunyamakuru nabyumvikanye na president wababanjirije turabiganira radio 10 yaje nshaka aransaba ndamusaba arabinyemerera nubwo tutabishyize muri contrat biri vabo ntago nabikora umwaka urenga atabizi kuko yarabizi ko mpakora ati twabikoze nka strategy ahubwo yuko nimba ndi muri media nibwo nshobora kubona Samiri nibwo nabona Rugaju nibwo nabona Iberi nibwo nabona Kwizigira nibwo nzaba ndi kumwe n'abanyamupira nk'umuntu wundi ukora PR muri sport bizanyorohera. You see that was the strategy. Baravuga bati oya ugomba kuzajuza hano ku kazi ukagera saa 3 ugataha saa 11 byari kugira ngo bamuneze kuri radio bamukure kuri Rayon Sport. Murabizi ukuntu ihemba itinze radio 10 muhembera igihe ikamuhemba neza kurushikoreye muhemba. Baramubwira ngo nahite maravuga ati ni mu kwezi mbitekerezeho. Nawe yari strategy ko niba mu kwezi nta wamenya RGB yari yababakuyeho nkaguma mu kazi nabo kuko bari gufatirana baravuga ati oya ni iminsi 2 ibara ya kabiri yarahiriye mu minsi 2 yego ngabo aba agize ate aba aragiye baramubwiye bati nutabikora tuzakwirukana tugufata nk'umuntu wataye akazi kuko urumva ni ari kuzajya ashobora kuripotinga saa 3 kugera saa 11 kandi ikiganiro cyabo kibasane kugera isaha y'isasa. Ngabo rero amaze kubibona mu bintu byose ikintu cyambabaje nuko hari hasohowe kontra ya ngabo n'ama email ngabo yagiranye yasohoye buretse gato yagiranye iyo migenderanire nyine iyo mivuganizo communication n'ubuyobozi bwe interne bishaka kugaragazwa ko niba ari umupira ugeze n'ikibazo ngo ngabo yananiwe akazi yakabaye akora ndetse hari n'amapropaganda yo kumugaragaza nk'umuntu w'umusinzi w'inzoga wananiwe akazi n'ibindi. Ngabo yarampamagaye ubwo ariko nabihuze n'abo bakozi bandi na Liliane ndaje mu gihe ngabo yarampamagaye ndamubwira ngo mu maguru mashya andika usezere. Namubwiye if you call me your big brother sezera ibyo byiza uzabura kandi kazi kandi ntazanakabura koko mu kwezi gutaza ashobora kuba ari mu kandi kazi kandi keza kurusha ko yari afite kandi muri communication kandi ku rwego rwiza ndambwira bivemo nta mpamvu rwose. Ibyo bintu rero byaje mu mupira by'imitima mibi n'amashyari bibaye byiza byahagarara nta mpamvu. Naho Liliane rero Liliane yari yarasezeye yarebwiye Meya Abdara mu magambo kadayishaka gukomeza yego ariko agatinya gusohora ibaruwa akaba ati ninyirekura kuko rero ufite email ya equipe barahita bayidisclosinga hanze hanyuma noneho bisobanurwe ukuntu nari umuntu n'ubundi udashoboye akazi. Hari ibintu Liliane byamugoraga kumvikanisha ukuntu bazamubeshyera ngo yari afite contrat yo kwitwa CEO ngo ndetse no kuba chief finance wa equipe. Nyamara CEO muri club licensing kafu yabasabye kuzuza abantu
mu myanya sibyo baravuga bati nta CEO dufite nibwo haje yanambara wo kugira murenzi CEO Tadei aravuga ati ntago mugira CEO simfite amafaranga yo guhemba CEO ahubwo Liliane ndamutanga nka CEO by'icyitiriro kugira ngo nuzuze umubare muri CAF ariko kontra akomeza guhemberwa ni yuko ari ushinzwe ibijyanye na finance yacu biramaking sense ni nkuko nafashe uriya mukobwa twaksera ushinzwe Rayon Sport y'abagore Rayon Sport bayisabye nanone muri CAF marketing manager ntawe bagira biba ngombwa ko bafata Aksera bamukorera kontra kwitwa marketing manager ariko mu by'ukuri yashinzwe Rayon Sport y'abagore ni ibintu byo kwidefanda kugira ngo buzuze imyanya muri club license imanukira muri 11 Prince bimeze ibibazo byose rero byari bihari Liliane yaratinye gusohora ibaruwa yabonye Ngabo rero aseze ahita arekura ibaruwa kuko nk'umuntu uzi ubwenge arabati birahita bisakuza ibya Ngabo ibyanjye biburiremo baravugaga ngo nibamvugaho baransebereza umuntu wakoze muri Ferwafa imyaka 8 muri Courage umuntu w'umukristo umuntu wabaye chief uwo muntu wakoze muri Ferwafa 8 years muri comptability umuntu muri license muri comptability Tadei yamuzanye ashaka yuko hatazagera n'igikoroto kinyerezwa muri reyo so ubwo ibyo bintu byo kujya kumarabika abantu bapangaga n'ibyiki ahita batanga rero agendera muri uyu mwuka wanga babonye ko ari byo byasakuje ibya Liliane biburiramo Liliane yagendeye kuri lift ya Ngabo nta muntu uri kumuvuga cyane na Prince nta muntu umuvuga kandi na Prince nta umuvuga ko mpamvu z'umwanya rero Prince tuzamugarukaho reka twigire kuri 11